nti okay mbigezeho deja mfite abana babiri kandi ntago ndi buhitemo gusubira inyuma ngo njye kubaka urugo ndashaka kurwana no kugira ngo nce mu nzira papa wanjye yaciyemo kandi ndera abana banjye neza bivuga ngo rero imbaraga zo kuvuga ngo mfite responsibility ndi muto zatumye mba strong enough yo kugira ngo uyu munsi mbe nditijara wiyubaha nanze kwiyandika kubera abana nanze sinze njya mu biyobyabwenge kubera abana sinigeze naravuga nti niba nahisemo kuzana abantu ku isi reka ngwane no kubagira no kuzabagira abagabo icyo gihe uwo musore mwakundanaga ndavuga ngo mwari mubyaranye umwana wa mbere mwese mwari mukiri bato ari wowe ari we wari ufite imyaka 17 nk'uko watubwiye uza no kubyara umwana wa kabiri byihuse cyane ndayekana barutana imyaka 2 icyo gihe se byagenze gute mwari mufite urukundo rudasanzwe ku buryo mwavuga muti iyo turiho ntabwo urubona okay dushushanyiriza ikintu cyatumye wenda uvuga uti reka mbyara umwana wa kabiri oya ntacyo ntago byose uko biri ntago byize bitegurwa byanze bikunze urumva ko ni ikintu kibaye urirara nanone byanze bikunze urirara habamo kwirara nicyo kintu buri gihe cyose iyo ndi muri FBF nigisha abana ni nubyara umwana wa mbere wiyandaritse n'uwa kabiri azaza byanze bikunze rero urirara ukabona ko ni nko kuvuga uti nta kosa sinzi ko nabikubwira ariko nanone bigasozwa no kuvuga ngo ni igeno Imana iba yatanze bivuga ngo rero ukuntu byaje kugenda ni uko nguko ku myaka mike birabaye mu gihe cy'imyaka mike hajamo undi umuryango utarakira n'ibya mbere hajemo ibya kabiri noneho stress iriyongera ariko wowe nk'umwana you don't care wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara ajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Santé Park ikaze by'umweko muri buno buzima cyane cyane ubuzima burimo umuryango wishimye umuryango navuga ngo muzima uyu munsi ndi kumwe n'iki cyamamare muri kureba ahangaha geratangiye kumwumva kera cyane kuri mikro za radio Rwanda gusobanura ko nshaje jera niba arangije kera tukaza gusana nk'amazi y'aka nyinshi mu itangazamakuru nanjye ibyo bintu bihindure man shaka warubaga umusaza witwaga Kabenda ariko atari ibyo bintu mujye mubibona kuko mwese mu nshinege man mbere yuko dukomezanye nawe reka mbanze bwira abantu kwiguriraho bafite uburyo bushya bworohereza amakampani yifuza gutumiza mu mahanga bakagirana imikoranire ibintu bikabageraho vuba kandi ku biciro byo hasi cyane n'abantu bifuza gutumiza ibintu byinshi cyane icyarimwe nabo baraborohereza cyane bikabageraho kuri make cyane ikindi nuko ari promosiyo icyo utumije wongezwa ikindi bitewe n'icyo waguze hagati y'imisi 7 na 14 kiba kikugezeho duhamagaye kuri 781 81 61 80 tike ngo ikaze mu kiganiro inkuru yawe urakoze cyane yasirye nishimiye kuba ndi kumwe nawe nanjye ndanezerewe cyane durukana muri RBA kandi naho uri umutipe mwiza n'umutipe mwiza byiza urakoze cyane Gerard yitwa Gerard Babazi TV yego inkuru yawe inkuru yanjye ni inkuru yanjye ntago ndi umukunzi cyane wo kureba ibiganiro bya YouTube ariko ndi umukunzi w'ibiganiro byawe akenshi nkunda kuguha compliment yego cyane uvuga ngo akenshi mu kiganiro cyawe ndakira ko nkunda ibintu bikora ku muryango introduction uvuze ngo umuryango mwiza yego iminsi mvuga ni duharanire kugira umuryango uzira ihohoterwa cyane ntabwo rero twagira umuryango mwiza tugifite umuryango urimo umugabo n'umugore bicana conflict z'imiryango zose zituma abana bacu bajya mu mihanda n'izindi mbere yuko ninjira mu nkuru yawe cyane cyane ko nafite
n'urugamba rukomeye cyane rwo kubaka umuryango mwiza, imiryango mwiza muri kino gihugu wenda no hanze yacyo, we never know, wasanga uzahagera cyangwa wanahageze. Tike, njye mu itangazamakuru gato cyane, ndabyibuka ntangiye kukumva, reka wenda sinibuka igihe icyo ari cyo cyose, igihe watangiye kuri radiyo Rwanda, njye nari ntaraza ibyo ari byose mu itangazamakuru. Uri umwe mu bantu navuga ngo binspiye abantu benshi cyane mu itangazamakuru. Ndabyuka ahantu nigeze gukora ikizame gitangira kaminuza, icyo gihe wari ushyushye byatari nigeze kubikubwira. None wambaza ngo nuhe munyamakuru wemera, ndavuga ngo Tike Tijara Kabendera. Batumukundira iki? Urumva hari muri interview biraryoshye cyane, n'akazi narakabonye. Hari impamvu kuko urumva ibyo najyaga gukora byari talk show cyangwa ibiganiro bya entertainment. Icyo gihe wari umwe mu banyamakuru navuga ngo bagezweho muri rwa rwego rushoboka. Uyu munsi nabwo uracyagaragara cyane mu itangazamakuru. Ubibashisha iki kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ukigaragara mu itangazamakuru, nubwo tutakumva kuri mikoro za radiyo, ariko uracyari umwe mu bantu bagaragara mu mitwe y'abantu. Uracyatwika. Ntabwo nzazima, ubibashisha ntabwo nafite kuzima. Ikintu cya mbere navuga, mvuga ko ari inema y'Imana, kuko ikintu kitari mu Imana sinyankemera. Nemera ko Imana ishobora byose, nemera ko Imana iguterekaho aho turi twese tubikesha Imana, kuko hari abo twatangiranye kano kazi bari bakeneye gutwika cyangwa se kuba kafata ntikafata. Hari ababivuyemo babishaka, hari ababivuyemo batabishaka, hari abatarigeze bafatisha nk'uko babishakaga, ariko njye ntacyo natanze. Ntabwo nafite amashuri ahambaye kurusha y'abandi cyangwa ijwi ryiza kurusha iry'abandi, usabwa gukora amavuta y'Imana cyangwa se inema z'Imana. Bivuga ngo rero Imana imaze kukwicaza ahantu, bisaba wowe imbaraga zawe zo kugira gute, zo guprotectinga rya zina ryawe no kurikoresha ibikwiye mu gihe gikwiye. Icyo rero navuga binshoboza nuko nkunda gukora ibyo nkunda, nkabigumamo muri icyo gihe nyine nkumva ko ngomba kubikora. Ntabwo ndi mu itangazamakuru nk'uko wari bivuze mu maradiyo n'iki, ariko mfite YouTube channels. Nkunda gutanga ibiganiro byubaka umuryango, nkunda kuba kumotiva abajane ndetse n'umuryango nyarwanda ku ma YouTube channel atandukanye, ndetse no kuri Gerard Mbabazi hano twicaye. So bivuga ngo muri media ndacyarimo, mfite YouTube channel yanjye ndibuze kuza kubaha link bakajya barebaho ibiganiro zajya ntanga. Ndacyari muri entertainment, ndi mu bucuruzi, ndi umushabitsi. Bivuga ngo rero byose bisaba kuvuga ngo usaba Imana ikomeze kurinde muri bya bindi ukora, kandi gwe ukomeza kugira icyo nakuta kauli, ijambo ryiza n'ibyiza ugaburira aba bagukurikiye kenshi. Bivuga ngo rero ngewe nkunda ibyo nkora, kandi ibyo nkora kenshi ndabisengera hamwe y'Imana bino bintu bihagarariye kuko niwe ushoboye wenyine. Uyu munsi turi muri 2023. Yego. Hashize imyaka ingahe Tijara Kabendera yaratangiye itangazamakuru? Imyaka ishize ni myinshi. Ntabwo natangira itangazamakuru mu Rwanda, naritangiriye mu gihugu cya Tanzania, aho nakoze kuri radio yitwa Radio 5 iba mu mujyi wa Arusha. Naho nigaga, naho nize itangazamakuru mu ishuri ryitwaga Institute ko nyibagiwe, kandi nakunda kurivuga kenshi, ariko kari agashami ka University of Dar es Salaam, agashami ka ariko kari gato cyane karimo faculty cyane cyane itangazamakuru, niyo yari irimo. Hari abanyamakuru benshi bahatambutse nka ba Milad yayo n'abandi twagiye ku kigo kimwe ba mu gihugu cya Tanzania kandi bakomeye. So natangiye yo mu 2001 niga, urumva ko nibwo nagiye kuri mikoro bwa mbere. Abantu ari kunkurikira kano kandi benshi bari bataravuka. Nibwo nagiye kuri mikoro bwa mbere, nkora show zitandukanye. Urumva nari mfite ibintu bimeze nka stage isa nk'ikomeje, noneho mpakorera nk'umukorerabushake kugeza ndangiza ishuri. Urumva imyaka 2 namaze Arusha nakoraga kuri radio. Mpavuye 2003 ihera nza kuri radio nyine, Radio Rwanda. Ntabwo nigeze nicara amezi menshi. Vuze ngo natangiye akazi k'itangazamakuru ryari 2001, n'imyaka 24 ishize kugeza uyu munsi. Naho iyo nza kuba nkiri kuri radio uyu munsi nari kwandi kuzuza imyaka 20. Imyaka 20 ntabwo imyaka mike cyane, 22 uri mu itangazamakuru, ugaragara mu bitangazamakuru bitandukanye, cyane cyane n'izina rya rikomeza kugenda rivugwa mu bantu batandukanye. Utarebye ibiganiro kuri YouTube ari yumva ibyo wagiye ukora wenda mu myaka yashize. Tike n'izina navuga ngo riki mu mitwe y'abantu. Byanze bikunze iyo umuntu ari kuri spotlight, iyo umuntu ari ahantu havugwa, abantu bamubona aravugwa. Ni igiki navuga ngo utagibagirwa wakunze kuvugwaho cyane n'uyu munsi rimwe na rimwe ugiye gusobanurira abantu kumva ntabwo wenda bari kubyumva neza?
abantu kumbwira ngo nkunda ibyo ukora cyane cyane ababyeyi bakuru banduta abasaza twagiye mu byaro urabizi twikora ikintu cyitwa kwimura radiyo tukajya gusura abaturage tukajya kuri tere ababyeyi bakuru banduta bangana nk'ababyeyi banjye kumbwira ngo dukunda ibyo ukora uri umubyeyi mwiza ukora ibiganiro byiza ukora ibiganiro byiyubashye naza no mu bajane nkumva barambwiye bati wa mu mama wacu umuziki urawemera umuziki urawukata umuziki urawukina abandi bati nshima ko wampaye support ari abahanzi benshi cyane banyuze mu maboko yanjye kugeza uyu munsi bakimbwira bati warakoze aho ndi hari itafari ryawe ibyo byose rero kubyumva biranezeza bikanyura iyo umuntu ambwira ati nkunda ibyo ukora nkunda ijambo ambwira nkunda ibyo ukora biba byiza iyo ukora ibintu umuntu yumva ko ukunda ibyo ukora kurusha gukora ibintu umuntu yinubira uriya ntabwo ndahamya ko nta uneza bose byanze bikunze harimo abatarakunze ibyo TK yakoze ku maradiyo cyangwa se kuri televiziyo babigaye uriya muntu ubyina kuri televiziyo afite imyaka gute umuntu w'umugore ajya kubyina gukora ibi n'ibi ariko ndabizi ko hariho benshi babikunze kandi babishimye ntabwo nabaga nagiye kuri televiziyo kuko wenda nanywa ibiyobyabwenge kuko ntafite ubwenge nabaga mfite ubwenge niba nezerewe nashaka kugira ngo n'uri ukurikiye televiziyo yishime ukurikiye radiyo Rwanda nezerwe so ijambo nkunda ibyo nkora ryamaga kuraje cyane TK yavuze gutyo ngo harimo abavugaga bati shako yanyweye ibiyobyabwenge cyane barabimaye kuri radiyo Rwanda najyaga numva ikiganiro cyawe televiziyo tukareba ibiganiro byawe ewa nawe gushyushye muri morale imwe yo hejuru cyane reka mubwire njyewe njya kwiga faculté ya journalisme ngira ngo wowe warayize urabizi njye nize icyo bita broadcasting ntabwo nigeze niga news ntabwo nigeze niga itangazamakuru ryandika inkuru cyangwa risoma inkuru nize broadcasting cyangwa production iyo umuntu avuze broadcasting cyangwa akavuga production wowe wahita ubyumva vuba nize gutunganya ibiganiro no kubikora ariko twiga muri Tanzania hari amashami atandukanye hari ibiganiro bya politiki hari ibiganiro by'ubucuruzi hari ibiganiro by'umuryango hari ibiganiro by'abana hari n'ikiganiro cy'imyidagaduro nibanze cyane ku kiganiro cy'imyidagaduro niba ndi kwiga imyidagaduro gute nzakora imyidagaduro nk'uri gusoma amatangazo y'abavuye gute nzakora imyidagaduro nk'uri kuvuga amakuru ya politiki gute bivuga ngo nakoraga ibintu nzi kandi nshaka niba ngiye muri kino kintu cyo kuvuga ngo ngiye gukora animation entertainment nayinjiragamo nyine ukwiri ntabwo ndi bujye kwanima ngo mvuge iki kintu maze mbivuge ndandaga ngo murabona tugiye kubagezaho indirimbo ya Tom Close yitwa umuntu ukurikira radiyo agomba kumenya ko hari itandukaniro rivuyeho Barore Clofas yasomaga amakuru mu Kinyarwanda ararangiye Victoria nganyiranye ikiganiro cy'abana Colette Mukandi mazarije cy'umuryango haje tijara muri entertainment hagomba kuba mwitandukanira ni nk'ibiki bakuvugaga warutubwe ku byerekeranye n'ibyo by'ubwenge ni nk'ibiki bakuvuga nongeye abantu ngize kumvuga muri Kwasteri turi kumwe byambayeho cyane bagati hari ukuntu twega tugira ibiganiro biri recorded bikaba cyasubiramo mu gihe hagiyemo ikiganiro cyanjye ngera ngo mva umugore wananiranye we umuntu umwicaye inyuma kameme yicaye imbere yanjye baravuga ikiganiro kigitangira ngo undi ahita ngo uyu mugore shanywa inzoga ni ukuri kw'Imana barabikonfirima wicaye aho ngaho sinzi nicaye aho ahandi bati umva itanga mbese barabivuga barivugangije ndanje nyine icyo gihe nandi muri taxi iviramo kuri radio ariko ijwi ryanjye ririneka bivuga ngo haba kuri radio no kurivugira hanze rirazwi twende kuri radio navuga ni kuri radio ndasigara bose baguye muri koma bagize ngo which one is not bad wari cecekese nari cecekese tigenda ntabumya amahane cyane ariko ntago byambabaje cyane nta nubwo byigeze bintusha ko ndabizi ko babivuga no muri expo bazaga kundeba benshi twageraga radio expo ngira ngo nawe ugikora urabizi radio expo ura ninjye wayitangije ngewe na Morindo Augustine Big Brother twatangije radio expo mu mwaka wa 2004 so urumva rero kuza kureba radio expo yabaga iri open twakoreraga hanze dukorera ku modoka hejuru cyangwa dukorera hasi icyo gihe nyiri tijara muto wambaye ikabutura uyu munsi ntakora so twakoreraga hejuru ya Obivan ibaze Obivan mukicara hejuru ya Obivan ho twakoreraga ahantu hose abantu baje kureba bose baje kureba tijara abantu benshi bazaga bavuga bati tugiye kureba wa mugore w'umusinzi kandi ku myaka mfite hafi 50 nta kiyobyabwenge na kimwe kirinjira mu mubiri wanjye ndanywa itabi ndanywa inzoga nta kintu na kimwe kinjira mu mubiri wanjye iyo wumva bavuga ngo
tijara unywa ibiyobyabwenge tijara unywa inzoga w'umusinzi. ntago nabavebaga kubera ko sosiyete nyarwanda ntago yari imenyereye umugore umeze nkanjye. Sosiyete nyarwanda ntago yari imenyereye umugore. Nagize amahirwe yo kwiga itangazamakuru muri Tanzania, ngira amahirwe yo gukora biriya biganiro, kuko we niba ukurikirana ibitangazamakuru byo urabona ukuntu bakora. Baradusize cyane kuko bafite entertainment iri hejuru. Bivuga ngo ngewe niba narize itangazamakuru nkarikora muri kiriya gihugu nkaza kubikora mu Rwanda, nagomba kugaburira abanyarwanda ibintu bitandukanye n'ibyo nahasanze. Kandi koko ibyo nakoraga nabigezeho, kuko niba naratangiye umwuga w'itangazamakuru nta wundi mukobwa uririmo muri entertainment uvuga nkanjye hakaza kuvuka uyu munsi abavuga kundusha. Nta mukobwa uri muri entertainment ukubwira utavuga izina ryanjye uvuga ati nahereye kuri uyu nigiye kuri uyu tujya yaduciriye inzira. Byo ne byaranyubakaga. Ntago rero byajyaga bimbabaza, navugaga niko sosiyete nyarwanda yubatse, imenyereye umugore ucecetse, imenyereye abanyamakuru bacecetse, baramenyereye abanyamakuru bavuga nyine bitonze. Bagombaga rero kubona difference, kandi difference yari yose iraryana, irababaza, isaba gushikame kuko ya difference igaragara. Nk'ubu kuntu cyo birimo irihinga ngo twari igikombe, ni difference igaragara. Ntabwo byasoza utavuze Kiyovu, kandi felicitation kabisa. Nabonaga ku mbuga zawe zose wakwita Kiyovu. Ubwo aka kanya gukora impinduka, urumva rero impinduka zose ziraryana. Tike, itangazamakuru ryawe byanze bikunze rishingira kuri papa wawe. Nagaki yaguhaye katumye uvuga uti byanze bikunze ngomba kwinjira mu itangazamakuru, wenda dukore nk'uko papa yabikoze. Nagaki papa yagusigiye katumye? Ntago yakasigiye kuko ntago ahari yabishakaga yuko twinjira gutya, kuko itangazamakuru yarikoraga, ariko we yararimo ibice bitatu. Papa wanjye yarimo igice cya mbere cya entertainment, nayo kuko yakoraga yogezaga umupira, kandi umupira uri mu gice cya entertainment. Yavugaga urubuga rw'imikino, akogeza n'umupira mu Giswahili, nawe wabitangije. Akaba umunyamakuru muri newsroom, agategura inkuru akayivuga mu Cyongereza no mu Giswahili. Ubundi aza kuba umunyamakuru mpuzamahanga, akorera amaradiyo akomeye mpuzamahanga. Avuye mu Rwanda? No, yabanje kuba umurepresentant wabo mu Rwanda, ubundi akajya gukorerayo kuko yari afiteyo ukuntu bagomba guhinduranya. Icyo gihe barafite ukuntu bagomba kujya bahinduranya maze kuba umunyamakuru wikorera. Urumva rero ikintu cya mbere nakundiraga papa wanjye cyangwa namubonyeho ni ugukunda ibyo yakoraga. Papa wanjye yakundaga umwuga we cyane ku buryo byamugaragaragaho uko akunda ibyo akora kandi abishaka. Ikindi ni ugukunda ururimi yakoreshaga rwa Swahili, ari narwo rurimi ngiye nkunda cyane kurusha indimi zose. Uzarebe na social media zanjye iyo nta postinze caption mu Kinyarwanda ibiri mu Giswahili. Nizo nirwo rurimi numva rundimo. Ukuntu yavugaga Igiswahili neza, ibiganiro bye bikaba byiza, ni ikintu cyanyubakaga mvuga ni nzatera ikirenge muke. Ikindi nakundaga ijwi rye cyane. Bongera afite ijwi riri unique ku buryo ubwanjye nari umufana waryo. Yavugaga ati natangaza kutoka Kigali mimi ni Shinani Kabendera BBC Kigali. Kumva ibintu ntabwo amajwi ajya mvamo. Tubaze kujya Tanzania nabwo Shinani Kabendera kutoka Bukoba Tanzania. Kumva nyine ni ijwi rifite imbaraga. Wow, ababwiye nza kuba ndi umuhungu nari kuba mvuga gutya tu. Ariko birangije nyine navuga niko gutyo bimeze. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri nimero 0783380996. I have to be strong because of him. And ngomba kumakinga him proud aho ari hose, kuko ninjiye mu mwuga we mvuga ngo Kabendera ni izina ritagomba kuzima kuri platform y'itangazamakuru. Kabendera ni izina rizaguma kuva muri 70 na yakwinjira muri Radio Rwanda, yinjiye muri Radio Rwanda muri 2023 cyana kabiri, avamo muri 1994, yamaze imyaka 21. Navuye muri Radio Rwanda maze imyaka 19 nari sigaje imyaka 3 ngo ngeze ku myaka yagejejemo. So izina rye rero urumva rimaze imyaka ibisaga 50, iri muri 50 riri kuvugwa. Yavuze ku 73 9 kugeza 2 yitaba Imana, 2003 haduka ati jara Kabendera noneho ufite ibintu bipasura kugeza uyu munsi. Byanze kunze Tike, papa wawe kumva ufite umubyeyi hano mu Rwanda w'umunyamakuru w'umustar muri iyo myaka ya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. U Rwanda rwari rutarateye imbere cyane, abastari bataraba benshi,
wari umwana umeze gute wumva kuri proud gute icyo gihe mbere ya jenoside yakorewe abatutsi twari tutaramenya kuba proud ariko twabimereraga nko ku ishuri nko ku ishuri abarimu bakavuga ngo wa mwana wa Shinani cyangwa mu muhanda cyane cyane numva twari dutuye Nyamirambo niho twavukiye Nyamirambo niho cyane cyane yarazwi wanagenda ukabyumva ukavuga rero abana ba Shinani aho ugeze hose nyine ukumva ni ryo zina ariko twari bato twari tutaramenya ngo uyu ninde ahubwo tumaze kugera muri Tanzania kuko naho yakomeje umwuga akawukora niho noneho izina rye naryo ryabaye nk'irifatishije cyane natwe buryo niyo uvuze nyine bahita bamenya ko naho yarahakoreye imyaka myinshi ntabwo twabihaga imbaraga cyane kuko ntabwo twari tuzi ngo ni ibiki gusa ibiganiro by'umwuga twarabyumvaga cyane kuko habagaho radiyo imwe radiyo Rwanda yonyine nta handi hantu ushobora kuba washyira ngo wumve iyo yavaga mu rugo rero agiye mu biganiro radiyo yasigaraga yaka waba uri mu gikoni waba uri mu cyumba wagomba kuba byanze bikunze wumva ijwi rye keretse iyo radiyo yabaga ijimije kandi akenshi urabizi ko hari ahantu hejuru y'akabati abantu baterekaga radiyo yabaga iriho nyine yaka 24 wakumva ya masaha radiyo yavagaho ngo karibwo muyize cyangwa ikarara muri paka mu gitondo ngiye gufungura bivuga ngo rero niyo saa 11 yabaga ari makuru mu Giswahili akenshi twaramwumvaga ku mashuri impamvu nayo mbikwajije cyane mbere jenoside yakorewe abatutsi umuntu wabaga ufite nk'umubyeyi w'umwarimu cyabaga ari umuntu ukomeye cyane muri none ndikibaza nk'umuntu wabaga ufite nk'umubyeyi w'umunyamakuru nka Shinani Kabendera cyabaga bimeze gute neho ahantu twigaga primaire yigaga n'abana ba Kalinda Viateur noneho Kalinda Viateur yari umucuti wa papa wanjye ntabwo barafatanye bwo kugendana cyane ko Kalinda urumva we yari umukristo kujya no mu tubari kwa ntabwo yajya mu tubari ariko yabaga bari nko mu kazi yabaga muganira mu rugo yabaga bogeje umupira bombi twagiye nko kureba match tukahamubona Kalinda n'iki noneho no ku ishuri abana ba Kalinda n'abashinani bari bahari bivuga ngo twebwe ntabwo twari tuzi yuko papa wacu afite izina rikomeye ku buryo buryo gusa twari tuziranye ukumva nyine ngo umwana wa Kalinda umwana wa Shinani kandi nabo bagendana barabanaga ukumva ntabwo twifata nko ibintu bikomeye cyane keretse nko muri quartier ikintu cyatwereka ko papa wacu afite izina nuko muri quartier niho inzu yacu niyo yayoboraga abantu bose nugera kwa Shinani kwa Rubangura kwa Rubangura kuko twari dutuye Nyamirambo hariya ubu ngubu ni kuri station police Nyamirambo ariko twitaga kuri brigade nugenda uraviramo kuri brigade nugera kuri brigade muri kimika kayira nugera kwa Shinani tubaze bese bivuga ngo brigade kwa Shinani niyo wamenyaga ko ari umuntu nyine uzwi ufite izina rizwi yabaga yadutemberanya yatujyanye mu buryo bwo numvaga ngo mzekeye muri Istanbul so ari ukabona nyine n'abantu bangana nkawe bazi izina rye byari byiza cyane reka twarikize mu rukundo igice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro tuve mu itangazamakuru twarikize mu rukundo tuvuye mu kazi umukecuru mwanya aracyakunda ariyesho imbuga nkoranyambaga uratwika nkavuga aba ni abadoresa twebwe se turi muri adolescence muze wamone mbwira kuba watubwe kuri hafi kujya mu myaka 50 y'amavuko mfite 40 se nka 50 ukaba 50 byanze bikunze ntabwo ari imyaka myinshi ariko ntabwo ari imyaka mikeya ngiye ni mike man nyibara nka 25 ngira myinshi ndacyafite byinshi byo gukora izo vibes byinshi byo gukora mbwira uyu munsi umaze imyaka runaka ukundana ariko umuntu akakubona wifotoza upostinga umugabo wawe umuryango wawe azifu ariko ukibubona kiriya kintu gikora hehe ngiye nkunda kuba proud y'icyo mfite nkunda kuba proud y'icyanjye nkunda kuba proud y'uwo turi kumwe kandi ngashima Imana ko yamaye nyine umuryango yamaye urugo ndi proud y'uko mfite nyine ari umugabo wanjye nyine ari papa w'abana banjye ndashaka kwinjira muri love story yawe mu makuru mfite nuko mumaranye igihe kinini cyane mwabonanye bwa mbere ryari mukundana gute 1996 cyangwa na 5 hera sinibuka neza nibwo twari tugeze mu gihugu cya Tanzania ubwo niho babaga numva ko twe papa yari afite nationality ya Tanzania ariko akorera inaha mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi rero twaje ku tariki 19 twese kwa 4 ubwo twahagurutse i Kigali twe twifashijwemo na za ambasade n'ibiki kwera mu Tanzania babizi ko ari mu Tanzania ufite inkomoko muri Tanzania
tubashije kugera muri Tanzania rero ahita akomeza akazi, akomeza ubuzima, natwe ubuzima burakomeza dusubira mu ishuri. Urumva rero yahasanze imiryango yari asanzwe azi, yabanye nayo, yari asanzwe ahagenda. Umuryango w'umugabo wanjye rero wari umwe mu miryango yabanye nayo nk'uko twabyita family friends. Bari abantu babanye cyane, papa we babanye cyane, bagendanye cyane. Urumva rero twahujwe n'imiryango. Mu kuhagera rero umuryango wari ufite umwana w'umuhungu n'undi muryango ufite umwana w'umukobwa. Ariko twabanje ikintu cyitwa ubucuti bwa hafi, best friend, ko twaragendanye cyane igihe kinini. Kaza mu rugo aje kundeba, nkajya iwabo njye kumureba, n'ababyeyi bakabona ko nta kibazo nuko twari imyaka yandutagaho imyaka, yego, ariko urumva ko twari turi muri generation imwe, kugeza aho rero ho tubyaranye bwa mbere bwa kabiri. icyo gihe wari ufite imyaka ingahe utangiye gukundana nawe? nta myaka yari irimo, ni mike cyane. Uyu munsi bamukurikirana bakamushyira muri mike. Ufite imyaka ingahe rero ntabwo mukurikirana? 10 mbyara umwana wa mbere 17. 17 mu gihe gito mpita nuza 18. byanze kuze ntabwo wabanaga nawe? Oya, aho twabanaga no kubana kwa ntabwo twabanye. Byageze gute se kugira ngo wenda ku nshuro ya mbere byara ntabwo byabaye sakirerego mu muryango? Sakirerego yagomba kubaho, kandi byabaye skandale cyane. Ariko ngashima Imana yampaye ababyeyi bazi ko byose bishoboka mu gihe umwana afite imyaka runaka, ko byose bishoboka mu gihe Imana yaguhaye igeno runaka, ko byose bishoboka mu gihe umwana wawe bigenze gutya. Cyane cyane papa wanjye, rest in peace dad, Imana imuhe iruko ridashira, kuko ni umubyeyi wahagaze mu mwanya w'umubyeyi, aravuga ati nshyire hehe, sincukure muhambe birarangiye se no. Akana kajya akunda kuvuga ati I know uyu mwana wanjye azavamo umuntu w'umugabo cyane, azavamo ikintu gikomeye, azavamo umukozi, azavamo iki, kuko ntabwo twamuciraho iteka ngo ubuzima burarangika. Ababyeyi bagomba kurakara, cyane cyane mama, kuko urabizi uyu mukobwa agize ikibazo cyo kubyarira mu rugo. Niyo mpamvu mfite ONG ivuga ngo muri ntuza dufitemo papasi yacu harimo gukumira inda ziterwa abana, kuko niba hari ubwo buzima nanyuzemo bwo kuvuga ngo nshobora kubyara underage, n'abandi bana bashobora kubyara underage mu mashuri, harimo abana baterwa inda babyara underage. Ibyo ngibyo ni ibintu umuntu aba yaranyuzemo azi. So icyo ngicyo ni ikintu kibabaza umuryango, cyane umugore. N'umugabo biramubaza kuko hari igihe usanga avuga ngo ni ikigoryi nka nyina, akitirirwa nyina. Ariko abanjye yari ahagaze aravuga ati ntabwo nyina yamutumye gukora ibyo, ntabwo nyina yanze ishema ryo kuba yagira umukobwa muzima. Ariko urumva ku myaka mike nari mfite niyo close twari dufite n'iki, no kuba umuntu atarabasha gutekereza cyane. Ariko ibintu byose nemera ko ari igeno ry'Imana, kandi nemera ko Imana iguha ikintu kugira ngo kikwigishe ikindi. Nge ndahamya neza yuko responsibility nambaye ndi muto yo kugira abana ndi muto ariyo yangize uwo ndiwe. Ibyo ngibyo mbikubwiye, nambaye responsibility, nambaye nkagira abana ndi muto, niyo yatumye mba strong bigeze hano. Kuko natangiye gutekereza ngo reka nkorera abana banjye ndi muto, nta muntu uzaza kunderera abana banjye, reka ndwane ku bana banjye ndi muto cyane. Kuko nyuma yo kubyara umwana wa kabiri nibwo kwanjye yitabye Imana, kandi nibwo bitigeze bigenda neza ku muntu twari twabyaranye, ko byanze bikunze mu buzima habamo umwe guca undi agaca hano bitewe n'ubuzima umuntu arimo. Nahise nza mu Rwanda gushaka ikintu cyitwa inzira nifuzaga kunyuramo. Ngewe nifuzaga kunyuramo, niba ari ubutagondwa bwo mu mutwe, niba ari iki, nifuzaga kunyura mu nzira papa wanjye yaciyemo mu itangazamakuru. Numvaga mbishaka, n'uwari kumbwira ngo tujye kuguha akazi mu ijuru, numvaga nshaka kwicara ku ntebe papa wanjye yicayeho. Bivuga ngo rero ngewe kumusiga hariya nkavuga ngo nje mu Rwanda gukora ubuzima bwanjye, nicyo cyatumye akenshi umwe aguma hano akaguma hano. Kuko naravuze nti byanze bikunze ngomba kujya mu Rwanda kandi ngakora. Ndarwana no kuvuga ngo papa wanjye yicaye hehe hano. Umunsi wa mbere nicara ku ntebe nkavugira kuri ya mikoro amarira yaraje. Kuko naravuze nti wow, ngeze ku kintu naharaniye imyaka yose, nishaka mpi. Umunsi wa mbere, yes. Ku munsi wa mbere birumvikana ko byaramarangamutima yanjye. Bivuga ngo rero icyo ngicyo cy'ikintu naharaniraga bwa mbere, noneho ndavuga nti okay, mbigezeho, deja mfite abana babiri, kandi ntago ndi buhitemo gusubira inyuma ngo njye kubaka urugo. Ndashaka kurwana no kugira ngo nce mu nzira papa wanjye yaciyemo, kandi ndera abana banjye neza. Bivuga ngo rero imbaraga zo kuvuga ngo mfite responsibility ndi muto zatumye mba strong enough yo kugira ngo uyu munsi mbe nditijara wiyubaha. Nanze kwiyandika kubera abana, nanze sinze njya mu biyobyabwenge kubera abana, sinigeze. Naravuga nti niba nahisemo kuzana abantu ku isi, reka ndwane no kubagira no kuzabagira abagabo. Icyo gihe uwo musore mwakundanaga
ndavuga ngo mwari mubyaranye umwana wa mbere mwese mwari mukiri bato ari wowe ari we wari ufite imyaka 17 nk'uko watubwiye uza no kubyara umwana wa kabiri byihuse cyane ndayekana barutana imyaka 2 barutana imyaka 2 icyo gihe se byagenze gute mwari mufite urukundo rudasanzwe ku buryo mwavuga muti iyo tureba ntabwo urubona okay dushushanyiriza ikintu cyatumye wenda uvuga uti reka mbyara umwana wa kabiri oya ntacyo ntabwo byose uko biri ntabwo byize bitegurwa byanze bikunze urumva ko ni ikintu kibaye urirara nanone byanze bikunze urirara habamo kwirara nicyo kintu buri gihe cyose iyo ndi muri FBF nigisha abana ni nubyara umwana wa mbere wiyandaritse n'uwa kabiri azaza byanze bikunze rero urirara ukabona ko ni nko kuvuga uti nta kosa sinzi ukuntu nabikubwira ariko nanone bigasozwa no kuvuga ngo ni igeno Imana iba yatanze kuko niba hari ikintu cya mbere kintera ishema kintera umunezero kintera kuba ndiho kintera kuba umutima wanjye utera no kuba afite bari abana nta munsi n'umwe ndicara ngo ndegrete ko afite bari abana nta munsi n'umwe ndicara ngo mvuge ngo kuki byagenze gutya never ever bivuga ngo buri gihe cyose baravuga nti wow ibyo bitagenda gutya ahubwo byari kuba bimeze bite so bivuga ngo byose biza mu igeno na destiny ya Nyagasana avuga ati wowe igitabo cyawe nka tijara kiranditse kiri hariya kandi iyo umwe ahagaze aha undi ahagaze aha mbona bansumba mbone ryo shema ryonyine mfite hano ku isi aya mahirwe ntabwo ahoraho ukwiye kuyafatirana nimba aya makuru akureba niba warangije kwiga kaminuza ukaba ushaka gukomeza masters degree ndetse n'abarangije masters bifuza gukomeza PhD ubu hari scholarship ziri full funded ndetse n'iziri partial funded muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aya makuru rero yabyaza umusaruro nimero zacu ni 0787408958 The Early Bird Catches Worm. Bivuga ngo rero ukuntu byaje kugenda ni nuko nguko ku myaka mike birabaye mu gihe cy'imyaka mike hajamo undi umuryango utarakira n'ibya mbere hajemo ibya kabiri noneho stress iriyongera ariko wowe nk'umwana you don't care wabonaga nyine urabona nk'umwana winjiye mu biyobyabwenge uyu munsi bamufatanira umujyi bakamukubita ejo bakamufatanira ukabona arimo agenda yongera ibindi ariko hari ikintu byanze bikunza hura nabyo byo kuvuga ati ubu ndi mu biki kandekera ariko impamvu ngeranyije ibyo ngibyo nuko ari ibintu byose bihura n'abana bari muri ya myaka ngewe rero niho hamfashe hariya ariko ntabwo nabyita bibi cyane shimira Imana kuri biri geno niyo destiny yari yampaye byahise ba mu gihe gitoro bibaye n'iwacu bombi bashaka kubijyamo ngo tubane ku myaka mike ariko papa wanjye aranga aravuga ati umwana wanjye aracyari muto uko ibyo yaba yakoze byose aracyari muto ibyo kubyara kabiri ntabwo bimpa impamvu yo kuvuga ngo ikamufatemo bazanire no abirwanaho mpaka yitavye Imana amaze kwitaba Imana rero nanjye ubwo ngubwo ubwenge bwanjye buri kuntuma kurera abana banjye ubwenge bwanjye buri kuntuma kuvuga ngo genda wicare mu ntebe iyi uzakora iki n'iki 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 iyo mpita nshinga urugo kuri ya myaka mike simba naramenya agaciro ko kuvuga ngo umugore yikorera gute umugore akora bigenze gute umugore agomba kubigenza gute mba naragiye nyine mu kubaka urugo ku myaka 19 ko myaka 19 nibwo nasabye umwana wa mbere mubyara nujuje 20 urumva rero ko ntago byari papa nyine wavuze ati ntago ibabo babyukansemo cyane urabona umwana wawe wa kabiri bigende bite papa aravuga ati uko bimeze kose hoya ndavuze ngo hoya ntago biri bukunde mu ndekera abanjye gutya ari batatu n'abanjye iki papa ubwo ngubwo yitwazaga iki yitwazaga ko yari umugabo wize ashaka kugira umwana wiga umwana wanjye ntabwo arangiza kwiga niba hari ibyo arimo arakora akabivana mwibi byago ariko ntabwo ararangiza kwiga ntabwo wabaga ufite ubwoba uvuga uti uyu mugabo yaramuka acitse mubyariye abana babiri yaramuka acitse Imana yonyine iki kintu ntabwo kibaje tija naje kubyibazaho tusa nk'abatandukanye mu mijyi cyangwa mu bihugu ninjiye mu Rwanda gushaka ubuzima asigaye inyuma nawe gushaka ubuzima kandi nanone imirongo gutya ntago turi kumwe ntago turi guhuza imirongo n'ubwenge n'ibitekerezo ngewe deja namaze kuba umuntu mukuru mu mutwe kuko afite abana babiri ndi kurwana nabo nawe afite n'umujane cyane burya ngo abagabo banakura bitinze cyane cyane ariko the end of the day birangira nyine ari uwo nguwo Imana yaguteganyirije wowe ibyo uzakora byose murahura tutaragera aho ngaho muri cyo gihe navuga ngo waramaze kubyara umwana wa kabiri byanze kunze uwa mbere byari sakirirego uwa kabiri byari sakirirego mu miryango yombi nagace utajya wibagirwa uvuga uti kano ntabwo nari nzi ko niba ari ijoro sinari nzi ko rizake
gutekereza ko mwita umwana wa mbere kwanza ntabwo nzi ko ubwo buzima hari aho nageze numva nshaka gupfa nyine ndavuga nti uriya musaza simugera imbere napfuye ku myaka 17 njyewe papa wanjye yarankundaga cyane njyewe nari fi ya papa ku buryo byari biteye ubwoba ku bantu bose abantu bose batuzengurutse bari babizi kandi ntabwo ari wankundaga nanjye naramukundaga cyane numvaga ari ubuzima bwanjye bwose naramukundaga cyane ku buryo numvaga binashobotse twajya twambarana papa wanjye numvaga ari we kwa kundi umwana nyine muto watazi Imana n'urugero numvaga wenda ari cyo kintu gikomeye ku isi kuvuga ngo habaho ngo Imana ngo habaho perezida ngo papa wanjye ari igitangaza yari byose nanjye nk'umugabo abana be bose yaradukundaga cyane cyane abakobwa ariko nanjye nari mbizi ko ari inshuti ye so kumva rero ngo agiye kubwirwa iriya nkuru yuko nakoze agatendo wakoze akahe gatendo rero twabaga Tanzania ariko buri vacances akenshi buri vacances twakunda kuzina cyane cyane na mama inangara cyafite umuryango muri icyo gihe nahise mpanga vacances yihuse nabwira ni ngomba kujya mu Rwanda ariko nari ku buryo bwo guhunga ngo niba nabimenye uzabimenye ko numvaga ningaruka inanga ntazasubirayo ngiye kwicara hariya yana uriya musaza sinshaka kongera kuzongera kumubona na rimwe ngeze inanga rero diri rasanuka ibintu bimeze gutya inyuma hasigara amagambo yo kuvuga ngo mama we yamukaye mama wanjye ntabyo yarazi mama we yamujyanye mu Rwanda gukuramo inda noneho hakunda abantu bahita bavuga ibintu byinshi umusaza bimugeraho ntabwo ari ibyo ntabwo bishoboka ntabwo umwana wanjye yagenda gutya urumva rero niho hahise haza ibintu byinshi cyane hariya navuye biravugwa aho ndi mu Rwanda naho bitangira kuvugwa kuko wanjye nawe yari innocent ntacyo kimwe yarazi nta nubwo abibonaga bakunda urabona nyine bari abantu bo muri bwa buryo babazi uburyo bazi guhisha ibintu byabo birwanaho ibintu so amaze kubimenya rero yese atanga itegeko ngo ndavuze ngo taha impamvu yavugaga rongo ntahe nuko yarazi yarakeneye kongera safe no kugira ngo yereke abantu ibyo biri kuvuga ko atari byo we azi ko nagiye muri vacances kubera ishuri inyuma hasigaye havuga iki arahamagara icyo gihe ahantu twabaga habaga fixe arahamagara ati ibintu ndi kumva hano nibyo amati ntabwo ngiye mbizi wowe ibintu ndi kumva hano nibyo umubwira gutyo none plan yawe ni iyihe nzaguma hano uhakora iki se simbizi ariko nzaguma ndavuze ngo taha uvuga ngo gushyiraho itegeko ngo taha numvaga nyine cyashako naha agiye kukwica ashaka kunyura okay impamvu ari kuvuga ngo ntahe afite plan yo kumbaga nyine bakambura naho hanjye nkajya musubiza ndi confidence ntago nza ndavuze ngo nanjye ntago bishoboka kuvuga rero kuri telefone ntago byari bihagije byabaye ngo akonyorereza intumwa ko na mama nawe yavuze ati umva we nasiko muzamenya n'ubundi murakunda nazakwica ubu rero nibyo byari birimo byabaye ngo akohereza intumwa itunguranye yo kuza kuntwara kuva hariya kuzana genda nabwo kugenda umuzane noneho turimo turasubirayo niho nateganyije ko ngomba gupfa sasa kuko twari turi mu nzira nkajya mvuga okay byanze bikunze iyi modoka iri bugwe dupfe noneho nkabikonfirima nkakiriho n'ukuntu asidi bugende nkahita atambonye nkajya mbona turagenda twegera kugerayo se ko tugezeyo nkiri muzima nkagenda bita ariko nyine numvaga ninamugera imbere umutima uhita uhagarara kuko ni ikintu kiba kirire guta ashaka kuba wasobanura ariko byari bitandukanye kuko narahageze arandika ndaruhuka buracya nibwo yanyicaje nyine arambaza ati bite byagenze ntabwo amaje bimeze bite nyine gute nyine icyo gihe ntabwo uba ufite icyo usubiza akenshi uzareba abantu bakoze turiya tunyanga batabarwa n'amarira amarira niyo aza mbere aho amarira yagutumye bivuga ngo rero akenshi iyo nigisha abana mbigisha ko wowe ubwawe ugomba kwirinda abakobwa bataragira imyaka yo kurushinga cyangwa se ngo ubitekerezo ko ugomba kubyara birinde inda ziterwa abana nicyo kintu cya mbere cyafekitinga ubwonko bwawe umutima wawe cyafekitinga ababyeyi kibabaza ababyeyi kigusigira kashe n'umwana uzabyara ufite kashe runaka yanditseho ahantu kugira ngo uzabyara umwana ufite amazina atandukanye bireke ubanze wige ukore ujye mu muryango uvuge ngo ngiye kubyara kugira ngo utangire kurera nawe ubwawe uri muto so niho hantu rero haje icyo kintu ariko njyewe nawe turi babiri twicaye mu cyumba tubasha gusotinga ibibazo byacu nk'aba best friend turabisotinga
kandi ubwo byamenyekanye nsigaje almost 1 week kugira ngo byare byamenyekanye nsigaje cy'umwaka nibwo papa yemenye nibwo umuryango wanjye bamenye ko ibintu byifashe iki ngiki kimwe ku buryo mu gihe cyo kwikanga ngo bimeze gutya umwana yaraje mu gihe cyo kwikanga ngo byagenze gute harya uruhinja ntabwo ari ibintu binejeje ariko ntabwo ari ibintu binejeje ibintu bibabaza ababyeyi cyane iyo utarabikora ngo binyuremo cyangwa utarabyara ubona ari ibintu byoroheje ni namwe mu mateka yanjye kandi adasibangana nashobora kuzasiba ariko ni ibintu nyine iyo niyo nkuru yawe byanze bikunze ugize gutya rero watubwiye ko ku nshuro ya mbere umwana wa mbere umubyara ufite imyaka mike cyane byabaye sekirego ndetse wifuza gupfa wumvaga ko byanze bikunze ari urupfu kuri wowe uwa kabiri byaje bimeze bite nayo n'indi story tuzashakira undi mwanya ariko urumva Lotipe gana yari yiraye cyane yabonaga ari yabonaga umusaza yarabyoroheje nawe akajya abona ibintu byoroshye nyine ariko nanjye nkabona ese yari yaho ntabwo byari byoroshye kuko noneho n'iwacu umunyarwanda baravuga ngo amagambo ashira ivuga yashize ivuga gusa umusaza arakomeza araprotectinga kuko icyo gihe cy'umukecuru yararakaye cyane cyane ariko ku buryo no kuvuga ngo ariko ntabwo yarakaye yarababaye kuko nari namubabaje kandi bigaragara ariko n'umusaza kugira ngo protecting ni kwa kundi nyine ukunda umuntu cyangwa ikintu ukavuga uti reka amagare nayo mu mafuti ye yahagaranye nanjye mu mafuti yanjye kugira ngo yerekane ko nta cyabaye ariko cyari cyabaye noneho yavugaga ati ko ari uwanjye nyine ubyaye ikibazo arakirigata mushyire he mugire gute niyo mpamvu njya nifuza ntiyo papa wageza kuba akiriho ngo abone ko nabaye umuntu nabaye umugabo nabaye umugore nabaye umuntu ufatika nagize akamaro muri sosiyete kuko niba yarasize mfite abana babiri ndi kumwe nabo mu rugo byanze bikunze bati cya kintu ngo cyabyaye 10 wasanga ariko ajya yibaza ariko bajya batubwira ngo iyo bari harago batureba nizo spirit dufite ariko we avuga ati umuntu usabye kabiri ura ntafite 15 mu rugo ariko nagira ngo mubwire ko aho ndi nashikamye kandi nahagaze mu mwanya we neza nta nicyo nishinja nagize icyo marira sosiyete nyarwanda n'umuryango wanjye muri rusange kandi n'aba bana yasize nabavanye nk'umusaruro ufatika tujye kumva uvuga ngo ibyo ikibazo irakirigata ibyo ngibyo iyo bitekerezagaho ntagiye wageze ukumva wa mugani wahemukiye ababyeyi nta munsi n'umwe ndaryama ngo nsinzire ntabitekereje n'umwe na rimwe niyo ndi mu cyumba cyane niyo ndi ku buriri niyo ndi ahantu hose igihe cyose ndabitekereza nero nkarira ubu nuko nakomeye ariko ndabizi ko nababaje cyane urizwa n'iki narizwa n'agahinda nabateye kuko nanjye nabaye umubyeyi byanze bikunze ntabwo narijijwe nuko wenda hari ibintu basuye bya finance ngo barande narizwa n'agahinda ese buriya igihe inkuru zabaga zimeze gutya mama yari ameze ati kuko umusaza we deja yaragiye ese papa wanjye yajyanye agahinda kangana gutya ese kuki mbese igihe cyose nishinja urubanza ko hari kashe y'agahinda nateye ku mutima w'ababyeyi banjye cyane cyane mama ntazabasha guhanagura icyo nakora cyose ntazabasha guhanagura ariko nanone nkongera ngasubira inyuma nkavuga ni aho nicyaye I am so proud of me kandi nanone nkongera nkavuga ngo umunyarwanda avuga ngo ikitakwishe kiragukomeza hariya sinzi ukuntu babyita ikitakwishe kikugira umugabo sinzi ukuntu ikitakwishe kiragukomeza niba biriya narabashe kubitambuka kugeza uyu munsi nibyo byankomeje ngewe byanze bikunze imbaraga mfite ibyo nakoze bariya batipe babiri bafitemo uruhare rukomeye cyane kuko nibo bampushingaga kuba ngomba gukora nibo banyigishije gukora nararyamaga buri gihe nkaba mfite plan B y'icyo ndi bwongere icyo nakoraga kugira ngo babashe kwiga babashe kubaho babashe kugira icyo bakora cyose kandi kugira ngo mbahe n'urukundo rw'impande zombi bivuga ngo rero ngashima Imana yampaye ababyeyi b'abayisilamu Islam yemera ikintu cyitwa igeno yemera destiny yemera kadra byanze bikunze mama wanjye n'umwemeramana mwiza cyane wa Islam ajya avuga ati niyo kadara byanze bikunze yemera ko ariyo kadara kandi ikindi uretse ko hariho na menje ntabwo ndi umwana mubi kameo naramenje ndadekona ariko ndizera ko mukecuru ndi umwana mubi ntabwo ndi umwana mubi ntabwo ndi umwana mubi byo kuvuga ngo ndisakira irego umukecuru yarumiwe namubereye iki ntabwo nagejeje aho ngaho kameo byanze kunze ariko hari ubwo yakwicaza akakubwira ati kobwa wanjye rimwe se kabiri se gatatu se ijambo yakubwiye nyamukuru ryatumye
wajya ujya muri studio ukajya urira byatumye ujya mu kazi ukajya urira ntago bisaba ko umubyeyi akubwira umubyeyi uramubona iyo umubyeyi ataye amarira kubera wowe kuko byanze bikunze umubyeyi w'umugore kiriya kintu kiramubabaza kandi abizi ko byamubabazaga ariko iyo uri umunyamafuti igihe cyose ushaka ikintu kikudefanda ariko nanone burya umwana ni ikintu cy'igitangaza cyane umubyeyi arakurakarira byose ariko iyo abonye umwana hariya nyine nabikoraga niga nabaga nzi ko ndibujya ku ishuri nkamusigirana agomba kumusigarana nyine bagasigara bamenyana gahunda zabo kugeza uyu munsi ni inshuti bari abana inshuti ze cyane kurusha jewe ni inshuti be cyane kurusha jye ngo barabanye mu buto niga njya rusha arabasigarana n'ubu ngubu mbana nabo urebye muri telefone zabo bahamagarana cyane amaudio menshi arimo muri WhatsApp ibiki byose n'uri bahanze mu mahanga umuntu ambaza cyane niwe barakundana cyane ku buryo ambwira mbese ntago wabyumva bivuga ngo rero mbese wa mwana arazaga hanagura cyaha nyine akibagiza wa mubyeyi cyacyasha waba waramuteye mbese waje gusubirana n'uwo mwabyaranye nyuma y'imyaka ingahe bigenze gute almost ingahera kandebe ni myinshi ni 20 makumyabiri akabakaba icyo gihe byagenze gute rero ni destiny ni imana igarura umuntu nyine ni destiny kwa kundi umuntu avuga ati ni wowe imana yangeneye ese bite mada uraho meze neza ibi ngibi warimo byararangiye nawe byararangiye cyane turera abantu kahita bigenda gutyo ariko urumva nyine wenda hari ubuzima umuntu aba yaranyuzemo izi nzira undi akanyura muri izi ariko icyo imana yahuje nawe ugitandukanye hari igihe ugera ugasanga harafunze nawe ugera ugasanga amahwa menshi mugasubira inyuma kugira ngo muze mwongere mutangire inzira mugabura hano hagati mugakomeza ubundi rugendo niko rero byacu byagiye bwa mbere musubirana se ntabwo byaguteye ubwoba uvuga uti se ntabwo byanteye ubwoba kuko mwabwiye ko twamenyanye ari imiryango iziranye cyane kandi bana nubwo rwose ibyo byose byabaye imiryango yacu ntigeze ibura ku bana umwe ari muri iki gihugu reka twatandukanijwe n'ibihugu mwajya muri iki undi ajya muri iki uretse gukora ibye ariko imiryango yacu yagumyeho ari imiryango yacu abana bakagenda bagakora amashuri bakajya mu biruhuko bakajya mu rugo bakajya iwabo bakajya mu rugo bakajya iwabo imiryango wabo urabazi cyane ngo rero twese ngo turi abantu tuvuga tuti imiryango nawe niyo nageraga hariya warazi ko uyu nguyu ni wa wundi wa kanaka nanjye nawe bahura nawe bakumva uyu nguyu gutyo bivuga ngo rero kuza guhura nawe ntago byabaye ibintu bihambaye cyane kuko aho we ku giti cye yaviriye mu mahanga yari arimo agasubiza ubwenge ku gihe nanjye nkava mu byo nari ndimo ngasubiza ubwenge ku gihe twese tumaze gukura abana barihe ni bana yarasanzwe babona kenshi ni barihe ni bakuru ngomba kubaka urugo nta rundi rugo yari yarubatse nta bundi buzima yari yaragiyemo hari ukuntu ujya mbabona ku mbuga nkoranyambaga mwifotozanya akana ko mu jisho niko bakunda kuvuga iyo mwifotoza kuriya niki kiba kinyuma mu mutima wawe niki gikunda kuza inyuma iyo ushyira amafoto nk'ariya ku mbuga nkoranyambaga umugabo wanjye ndamukunda cyane ndamukunda cyane ku buryo sinzi ukuntu nabivuga kandi nawe ndabiswa nkunda ndabiswa nkunda ndabiswa nyubaha ndabiswa nkeneye nawe ndamukunda ndamwubaha ndamukeneye urumva rero ni papa w'abana banjye akina role zose z'umupapa mu rugo akina role zose z'umugabo respect caring byose arabifite kandi imana ifite ukuntu yamuremye afite urukundo rwinshi afite kubaha kwinshi afite ukuntu ari umwana mwiza cyane noneho byagera kuri njyewe bikikuba inshuro nyinshi kuko njyewe arankunda ndabizi so iyo turi muri ibyo byose rero nta buryarya burimo ntazibana zitakumanya amayembe nyine turasubizanya mu rugo tukaganira akavuga nkavuga ariko ibyacu birangirira aho ngaho n'abana bacu bamaze kubimenyera bamaze no kutumenyera n'abantu tugendana barabizi nyine ntago twe turi babandi bihishira kuvuga ngo he umugabo araje ibyacu byose bibera ibyacu byose bibera hariya hose ariko njyewe personal nkanjye TK umutima wanjye abantu ukunda uriya mugabo cyane mujye mukozanyaho cyane njyewe kuko nyine ntabwo noroge ariko nyine ibaze imyaka yose tuziranye twabyarana umwana wa mbere wa kabiri kugeza uyu munsi nta munsi n'umwe arankoza n'urushyi n'umwe cyangwa se ngo ambwire ngo mwa ubwo ngo hari n'igihe biba byagenze ukuntu uvuga ngo ariko ugasanga nyine ngewe ya kamera yanjye iraje kandi batari kuba muzima bivuga ngo mbese utuntu twose we
manura hasi kandi imyaka ye yose bivuga ngo rero ni umuntu nshimira Imana cyane ko yamushyize mu buzima bwanjye, ni umuntu nshimira Imana cyane ko yamugize papa abana banjye, ni umuntu nshimira Imana cyane ko hari ubuzima twabanyemo ku myaka mike, afite 20 na afite 10 na tukaza kubana afite 50 afite 40 bivuga ngo rero ni umuntu nshimira Imana ko dusazanye, twarabanye mu busore mu bujene tukaba dusazanye. Mwabanye mu bwana? Twabanye mu bwana mu busore mu busaza. So nshimira Imana ko mufite. Tike wumva ari nka gute umuntu yakubaka urugo rwiza? We wabaye umuntu navuga ngo watangiye gufata inshingano uri umwana utaraba wenda n'umuntu mukuru, uri umwana ukiri muto cyane kuza kugeza aho ukuze uri mu myaka ufite uyu munsi. Ufite na ONG ishingiye by'umwe ku muryango, gukora umuryango mwiza, kubaka umuryango mwiza yaba ari umwana ndetse n'ababyeyi. Yego. Wumva umuntu uri kuturira muri kano kanya waciye mu nkuru zitandukanye z'urukundo, yakubaka gute urugo rwe rwiza? Niba ari umugore yitware gute? Niba ari umugabo wumva ari iki yagakwiye kwitwararika cyangwa kwitwaraho neza ku mugore we? Nkunda kuvuga cyane ko urugo igihe cyose ruzashingira ku gusenga. Igihe cyose urugo niyo basezeranya mu rusengero ahari hose babwira ko urugo rushingira ku gusenga. Kuko burya urugo ni ikintu cya mbere Satani akunda cyane, kuko izi ko ni Imana irukunda. Imana ikunda abana barashakanye, Imana ikunda urugo, bivuga ngo na Satani zahangana nawe kugira ngo irusenye. Bivuga ngo rero kugira ngo mwebwe mwirinde bya bindi bizaza gusenya urugo rwanyu, mugomba kubishingiraho cyane, mugomba gushingira ku Mana cyane. Ntabwo rero Imana izaza ngo ihagarare mu rugo rwanyu ngo muryame mvuge ngo kuko dusenga dufite Imana byose bizakorwa. Imana yaduhaye ubwenge, yaduhaye amaboko, yaduhaye imbaraga yo gukoresha ibindi birenzeho ku muhanda. Nimara gusenga urugo rundi ruzashingira ku kintu cyitwa urukundo, kuko burya urukundo rupfundikira byose. Umuntu ukunda ntabwo uzamubabaza, umuntu ukunda ntabwo uzamukomeretsa, umuntu ukunda ntabwo uzabura umuntu ukunda uzamuha byose. Bivuga ngo rero nugira urukundo, mwese mukagira urukundo, ngiye nkunda umugabo wanjye, wowe ukunda umugore wawe, mukabana mufite urukundo, umuntu ukunda uramwubaha. Bivuga ngo nukunda umuntu uzamwubaha, nukunda umuntu uzamwizera, nukunda umuntu uzinda kumubabaza. Bivuga ngo rero hahandi hose hashingira kuri ibyo. Akenshi urugo rusenyuka rutubatse neza ruba rwabuze ibintu bibiri, ruba rwabuze Imana n'urukundo, kuko ibindi byose biza bishingira kuri ibi ngibi. Ikindi nkunda kubwira abagore bahari uyu munsi bakunde gukora cyane, kuko bakunde gukora nubwo baba binjiza igiciro cy'ijana ku munsi mu rugo, ariko umugabo akaba avuga ngo hari ikintu mugenzi wanjye ari bwinjize mu rugo, mwese mugafatanya, kuko byanze bikunze urugo rushingiye kuri bya bindi nkubwiye. Ariko na finance igomba kugira uruhare rukomeye cyane mu rugo. Umugabo navunika cyane ntabwo azaneza, ntabwo azaseka kabiri. Umugore navunika cyane azinuba. Bivuga ngo mwese murahurira ku kintu cyitwa gusenga, urukundo no gukora. Mwese mufatanye kuvuga ngo ndinjiza iki, ndakora iki, ndabigenza gute, ibi byose. Ariko urugo nyarugo rukomera rushingira cyane ku gusenga ndetse no gukundana. Byanze bikunze nimukundana, nkuko nayo nkubwiye, nkunda umugabo wanjye cyane, we afite ukuntu ari protected cyane. Igihe cyose ahora aharanira igituma ntababara, aharanira igituma ntari buteseke mu nzira mu muhanda. Mbese niba ari n'urukweto ruri hariya nabasha kurwihereza, yumva agomba guhita rumpereza. Ni ibintu bimubamo, bimurimo, kandi kuva kera niko aremye. Nanjye mba ntekereza nti n'umugabo uko bimeze kose, umugabo igihe cyose agomba kubahwa. Ntago ugomba gushoutinga ku mugabo muri mu bantu, kubwira nabo umugabo bimeze gutya. Hari kamere muntu ibihari, ariko ugeze ku mugabo wawe ugomba kwitwara gute. Bivuga ngo rero niba mukundana hazaba ikintu cyitwa icyubahiro kizaza, gufashanya bizaza, uzirinda kumukomeretsa kubera ko umukunda. Ikunda umuntu byanze bikunze uramurinda. Bivuga ngo rero abantu bashaka kubaka icyo kintu bazakigendereho cyane, avuga ati niba nkunda umugore wanjye nzamurinda iki, niba nkunda umugabo wanjye nzamwubahira iki, nzamurinda iki. Ni nayo mpamvu washinze ONG. Ni ONG ishingiye ku muryango twakomeje kuvugaho. Ni ONG yitwa gute, wayishinze kubera iki? ONG yitwa FBF mu magambo ahinnye, wayirambura ikaba Family for Better Future. Iyi ONG yaje ikurikira ONG zindi nagiye mbanza kujyamo mbere zanjye, ariko ntizite zifata kubera ko buryo ushaka kubaka ikintu
ugenda ukora akakanga ko kare kugakora gutyo ariko ikintu cya mbere ngiye nashingiyeho nuko nkunda umuryango cyane natangiye nshaka kwibanda ku kurinda urubyiruko ibiyobyabwenge kuko ni ikintu nanga n'umutima wanjye wose numva narugwanya mfite imbaraga ku isi ariko narazibuze nabuze n'icyo nakora kuko byaratunaniye twese ari amahanga ari isi ari ubuyobozi dufite byaratunaniye kuvuga ngo ni akantu gato kari muri ONG yanjye ariko igihe nayo ONG yagutse yo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ariko ukabona ntabwo bikunda. Ikindi kintu cya kabiri natangiye nkubwira ko wenda cyaba kiri muri story y'ubuzima bwanjye cyane ni ugukumira inda ziterwa abana barakomeza gutwara inda ari bato umwana w'imyaka 15 n'itandatu n'ine n'itatu bigeze mu byaro usanga abana imyaka 12 bafite abana 12 aratwite yatewe inde nande n'umutipe wo ku gasantere umutipe wo kuri boutique wamuhaye irindazi ariko waza gusanga byose ugasanga aho rushingiye ni conflit z'imiryango. Umuryango utekanye uzagira abana beza, umuryango utekanye uzagira urubyiruko rwiza, umuryango utekanye bivuga ngo conflit z'imiryango, ihohoterwa ribera mu muryango, kutumvikana kw'ababyeyi, umubyeyi hari ngo hano hanze zitagihari kubera ko umubyeyi umwe yishe undi arafunze undi arashyinguye babana bari he bari mu muhanda. Hari umwana utishimira kumva papa buri munsi ataha kubita ibikombe akubita amacupa atone uyu munsi natahara twica none uyu munsi mama naza urajya he. Hari umwana udashaka kubyumva agira imyaka 9 akajya mu muhanda bavuga ati reka zino nduru nzisige nigendere. Hari wa mwana w'umukobwa udafite uwo abwira ko yagiye mu mihango kubera ko papa simubona mama simubona kubera kutumvikana kuri hagati yabo. Ntabwo afite uwabwira ati burya nabaye mukuru nagiye mu mihango babigenza bate, ntabwo uri kumwigisha, ntabwo ari kubona umugurira ikaramu kandi kushora yikeneye arayihabwa n'umutipe ku gasantere amusambanye amuterenda. Umuryango uramara iminsi 3 utarya kubera ko papa amafaranga ajyanye mu rwagwa mama yajyanye mu kimina nta kintu gihari wa mutipe wo ku gasantere akamuhirindaza akamuterenda. Byose aho ruzingiye ni conflit z'imiryango. Iri hohoterwa niricika tuzagira umuryango muzima. Nkuko habaho umwana ujya mu biyobyabwenge kubera ibyo mubwiye, habaho n'ujya mu biyobyabwenge kubera ikigari. Wowe ushobora kuba ukora ibishoboka byose umuryango ukawurinda ibi byose kugira ngo ugire umwana muzima, ariko akazagendana na wa wundi ufite imiryango ikomeretse. Yamuganiriza basangira nawe akanywaho. Bivuga ngo wa muryango ukomeretse uri kwatakana wa wundi udakomeretse. Wa muryango ufite ihohoterwa cyangwa ufite abana bari mu muhanda, abana bafite uburere bumeze kuriya, uri kwataka babandi umuryango washyizemo imbaraga kugira ngo wubake. Bivuga ngo rero uyu muryango muzima nufatanye, imiryango mizima nishyire hamwe ifatanye no kubaka iri gusenyuka kuko byose ni imiryango nyarwanda, bose ni umuryango nyarwanda. Tuzagira umuryango nyarwanda gute rero? Hazaza Family for Better Future, haze ONG zindi nyinshi zihurire mu turere dutandukanye kuko ikintu cya mbere gihari ni ukwigisha kandi kwigisha ni uguhozaho. nka ONG Family for Better Future mukora iki mukora sensibilisation? No, Family for Better Future ikorera mu karere ka Rulindo. Ndashimira cyane akarere ka Rulindo katwize kakaduha umwanya wo gukoreramo bakaduha ibyangombwa. Ndashimira RGB yamenye ko hari abanyarwanda bashaka gukora ikintu. Ngashimira buri wese wafashe itafari agashyira kuri FBF. Ndashimira cyane Tom Claude, ndashimira cyane Mutesi Jolly. Ni bamwe mu bantu bafite imbaraga zikomeye cyane kugira ngo FBF igere ahigeze uyu munsi. Bivuga ngo rero ikintu gikomeye cyane FBF ikora, twibanze ku bigo by'amashuri kandi dukorana na za 9, dukorera mu mirenge 3. Iyi mirenge 3 iri mu karere ka Rulindo n'amagroupe scolaire yazo, groupe scolaire Kisaro, Muhororo na Shyorongi. Dusura abanyeshuri 3 mu cyumweru, kuwa 3 no kuwa 5 tuba dufite sorti. Abanyeshuri tubaganiriza iki rero? Nibyo byumwe tugomba kubaha kuko dufite tubagaburira. Dufite team y'abandi bana bangana nabo bagenda bahawe training bagera ku 10. Abanyeshuri babiri muri buri shuri. Byarangira tukavugana n'umurenge n'akagari bakadutegurira inama y'ababyeyi. Inama y'ababyeyi babiri wa kabiri no kuwa 4. Ngo tuba dufite kuwa 2 no kuwa 4 basedo bakabidufashamo. Ariko ubu ngubu tugiye gutangira guhura n'ababyeyi b'abana tuganiriza kuko twaje gusanga abana tuganiriza harimo abana bakomeretse. Twasabye rero ibigo tuganira nabo twandika amazina aba babyeyi b'abana turabashaka. Ngo bazatumwaho n'ishuri, batumweho n'ikigo,
baduha ishuri tuganiriremo. ariko bivuze ngo ufata umwanya uhagije wo kuganira Dufite tugenda saa munani ibikomere by'umwana. yego, bivuga ngo tuganirira muri rusange ishuri ku ishuri, ishuri ku ishuri, buri shuri bari ririmo abana 20, tugafata amashuri 6. Ntabwo tuganiriza ikigo cyose, bivuga ngo hari abana twahisemo tugomba gushyira muri uriya muryango, buri shuri ryaduhitiyemo ko abo bana bafite ibibazo. Ariko icyo gihe turangize gukora conclusion yose nitujya gusoza iki gikorwa, tuzahuriza hamwe abana bacu bose. Bivuga ngo ni ibintu tukiga kandi tugomba gukora. Kuganiriza abana ni uguhozaho. Ibyo tuganira rero harimo kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu miryango. Tuzarirwanya gute? Tuzaganiriza ababyeyi, kandi mu gihe cy'umwaka tumaze dukora biragaragara ko hari icyo twakoze, kuko hari imiryango tuganiriza, hari iyo twaganirije, hari iyo duhura nayo. Gukumira inda ziterwa abana, abakobwa baba open bakakubwira A, B, C, D, tugasoza tuvuga tuti dusoreje ku kuvuga ngo hoya, nazamwe hano no kwiga, imyaka yanjye niyo kwiga, imyaka yanjye si yo gusambana. Tukajya ku cya gatatu kivuga ngo turinde urubyiruko ibiyobyabwenge, ariyo topic ikomeye cyane, kuko ibiyobyabwenge muri uru Rwanda byafashe indi ntera, biri kuri level mu rubyiruko, biri kuri level ihambaye. Umubyeyi ntabasha kugira icyo akora, ubuyobozi ntibasha kugira icyo bukora, cyese twese niturushaho gufatanya, kuko dufite abantu basa nkaho twabuze uko dukumira, aribo batwangiriza abana. Barakoze, bafite amafaranga menshi, kuba yangura umujyi ntacyo bimubwiye. Kwigisha rero umwana uti Imana widi ntacyo twaye Imana, umwana byumva vuba. Kandi uko ayinywa 18, 19, 21, uko agenda yishyira mu mubiri we biramwangiza, niko asenyuka. Azagera aho ngaho namara kurunga imyaka 5 abone ntacyo rukivuze, tangire kwitera. Namara kwitera abone ngo ntacyo bigifashije cyane, atajya kumutunini, bivuga ngo agere muri drogue ikomeye, kandi yaratangire kwa kantu bita ko ari gato. Bivuga ngo hari abantu benshi biyubashye, bafite amafaranga yabo, bafite ingo, bafite imiryango. Ese wa mwana abikurahe? Barabimugurisha. Abigurishwa nande? Abigurishwa n'umuntu ufite amafaranga, ufite ubushobozi, ufite ubwenge. Umubyaza umusaruro mu kibi. Umubyaza umusaruro mu kibi. Urumva icyo kintu? Bivuga ngo rero aha ngaha niho rukomeye cyane, niho rukomeye cyane. Tike, watubwiye kuri byanze bikunze natwe nk'Abanyarwanda ibyo dukora n'iby'abavandimwe bacu n'iby'abana bacu kugira ngo bazatere imbere. Maybe ko uri mu karere ka Rulindo azaburgira ku wundi muntu, cyangwa wenda na family for better future ikaguka kagera kure cyane, kuko niba tubonamo abana ngo bafite ibikomere mu miryango yabo, harimo abana barepingwa mu bana dufite, harimo abana babaye rep, harimo abana kugeza uyu munsi barepingwa n'abantu babana mu miryango yabo, harimo abana bakubwira ko ngiye kuva nabo sindicana na papa ngo tuganire gutya, yinjira avuga ngo wakigoryewe uzimarira iki wambwawe. Ayo magambo mabi bagaburira abana babo niyo agenda akabafekitinga mu myaka iri imbere. Bivuga ngo rero mpamvu tutibanze ku bana gusa, dufite na session, tugira na session y'ababyeyi kenshi. Bivuga ngo tuba dufite abana 2 mu cyumweru, ababyeyi 2 mu cyumweru, abana 2 gutyo, kandi tubaza umwaka dukora ibyo bintu bidahagarara buri munsi. Kandi ikintu gitangaje, Tidjara Kabendera wicaye hano arakikora ku mufuka. I know. Urakikora ku mufuka. Arakikora ku mufuka. Iki ni ikintu navuga ngo muri kano kanya wenda nka bantu bakurikira inkuru yanjye tukagakwiye gukora natwe. Byanze kunze nibyo nari ntangiye kuvuga nti n'abavandimwe bacu, niba ari umuntu bacu bari aho ngaho bari guterwa inda, n'abana bacu bari guterwa inda. Birashoboka ko muri kano kanya wenda bitaragira ku bana bawe, birashoboka ko bitaragira ku bavandimwe bawe. Nka Tidjara Kabendera maybe yabiciyemo, hari ibyo yaciyemo runaka, afite experience runaka mu itangazamakuru, hari abo yagiye aganira nabo, n'agahinda gakomeye cyane. Hari abo twakira cyane muri kino kiganiro inkuru yanjye, nicyo cyatumye twifuza kuganira na Tidjara Kabendera kugira ngo support yacu tujye duha by'umwe ku wa muntu umwe ku giti cye, akaza akicara kuri kamera zacu, support yacu none tutangire hamwe biciye muri Tidjara Kabendera. Ufite uwo muryango muri runo Rwanda, hari inkuru nyinshi cyane zitangirira mu miryango. Hari abo tujya twakira Tidjara babana bato cyane, hari nabo bigeze kumbleminga kuki wakira umwana muto akakubwira inkuru yiwe, even batari batoya mu myaka hafi 20, aba yamaze kuba adult, akakubwira story ye y'ukuntu mu muryango bimeze. Mu miryango harakomeretse, kuko hari abana twigeze guhura nabo, umwe muri bafite icyo kibazo,
kandi baba batabizi, ariko umwana uko umuganiriza uko usubirayo akagenda akorwa ku mutima, nyuma ukaza gusanga abantu b'umuryango niba murepinga. Icyo gihe rero icyo gihe ubikumira kure, kuko dusaba cyane inzego zibishinzwe gukumira ibyo byaha, harimo RIB kudufasha. Uyu munsi ushobora kwishimira ko wenda umwana watigera arimo arangirika muri ubu buryo, ariko wenda ufite umwana w'imyaka 6 ntabwo uzi imyaka 10 azaba arimo aranywa ibingana iki. Bivuga ngo kubaka umuryango nyarwanda twese biratureba, kandi ni uguhozaho. Niba ngiye mfite FBF ikorera mu karere ka Rulindo, ni hazi indi miryango ikorera mu tundi turere twinshi, hazaba igihe duhurize hamwe, ni hazi indi miryango idufashe, kuko mu by'ukuri twe turi gukora ariko sometimes turaremererwa. Ariko ngiye kuko nkundi ibyo nkora ndumva nazabikomeza, kuko mu byo dukora harimo kwigisha umwana w'umukobwa gukoresha Kotex. Twageze mu byaro dusanga umwana w'umukobwa ntabwo azi akamaro ka Kotex, arajya mu mihango gukoresha ibitambaro. Bya bitambaro birapfuka, bya bitambaro biramutera infection, bizamutera kanseri ya uterus, bizamutera iki. Bivuga ngo tutwara na Kotex zo guheraho no kumwereka ngo Kotex ikoze gutya. Ushaka kwemera ko izo Kotex tuzigura amafaranga yacu. Dushobora no kugenda umuterankunga bavuga ati ngeza yamaha Kotex buri uko mugiye, dutanga ibikoresho by'amashuri, dutanga amakaramu, dutanga iki. Hari tugiye ati ndayambagurira karibira buri uko mugiye, hari avuga ati ndayambakorera iki n'iki. Ariko turashima Imana ko FBF igifashijwe na TK Shop akanyungu dukuramo hariya turakajyana hano tuyikoraho. Navuze niba mfite hano byo nkora, ariko byanze bikunze hari igihe bizagera aho ngaho ndemererwe. Hari ministeri zibishinzwe nka za Mije Prof nibadufashe, hari imiryango yindi itegamiye kuri leta ifite ubushobozi burenze ubwacu nibadufashe, kuko twese icyo tugamije uyu munsi ni ukubaka umuryango nyarwanda. Nta kintu kibabaza umubyeyi nko kubona umwana wamutwite afite imyaka 17 nk'uko nabibabwiye. Tubyamagane, wa musore wamuteye inda arihe, warakomeza kwiga ariko umwana arimo arangirika. Nta kintu gitera agahinda nko kubona imiryango igira ihohoterwa kugeza aho umubyeyi umwe yishe undi, kandi mwaza agomba kubaganiriza bigashira. Nta kintu kibazo umubyeyi nko kubona umwana wawe bakubwira umwana winjiye mu biyobyabwenge, umwana wabyaye waramureze uzi ngo nzamukuramo ikintu runaka, ariko bakazamukuzanira afatanywe ibiyobyabwenge. Wenda nawe utarubizi ukaba surprised, ukavuga uti bino bintu bibaho. Nohereje umwana kwiga, nohereje umwana gukora, nohereje umwana kugira gute, kumbe ibi ngibi nibyo arimo. Bivuga ngo twese nk'umuryango duhurize hamwe, duharanire kugira umuryango uzira ihohoterwa, dukumire inda ziterwa abana, twamagane ibiyobyabwenge mu by'ukuri, kandi birashoboka.